twongeye kubahereza ikaze mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Ndabizi neza ko mugikunda muri benshi. Aha rero ni muri studio nyine za ijuru ntirikorerwa. Ni ikiganiro rero mukunda gukurikirana kikabakura mu rujijo no mu rungabangabo. Muba mufite byinshi, ndabizi ko muhora mwibaza ibintu byinshi cyane, hashingiye naho muba musengera, hashingiye n'ibyo muba mwizera, aba ari byinshi cyane, ariko bikaba nanone bikabatera urujijo rwo kwibaza ni gute ijuru ridakorerwa. Ese niba ridakorerwa umuntu yaribona gute? Turi hano rero kugira ngo tubakure mu rujijo, ariko tubamenyeshe n'ibindi byinshi mwagiye mwibaza mukabiburira igisubizo, ariko nabwo ndabizi ko mufite ubuhamya bwinshi bw'ibyo mumaze kungukira mu kiganiro cyacu. Muri studio rero ntabwo ndi jyenyine, kuri mikoro ni Mugemana Andre nkuko mubimenyereye, ariko ntabwo ndi jyenyine, murabona ko hari n'abandi batumirwa nabo bafite ibintu byinshi cyane. Ntago ari bashya kuri mikoro no mu maso yanyu, ariko nabwo hari ibintu bishya babazaniye biteye amatsiko. Niyo mpamvu nifuza ko mutacikanwa, mwabakurikirana kugira ngo babashe kubahereza ibishyashya babazaniye. Ni karibu bene data, hari benshi bafite amatsiko yo kumenya ibintu bishyashya mwabazaniye, mwabibwira hanyuma yaho tukababwira topiki iteye amatsiko cyane turi buze kuza gusangiza abadukurikiye. Ni karibu. Murakoze cyane. Nitwa Ntona Musanga Protazi, umunyabugingo warazwe ubugingo bira twataramye. Hanyuma umubisha umwanzi aza kuwumwambura, ariko agiye kuwumwambura ahura n'umwana w'Imana aramwimana. Hanyuma umunsi ugeze, umunsi wanjye, umunsi nibuka, nibwo ni Yesu yambwiye uburyo yangiriye neza, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane igatanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Yesu rero naramwizeye, mba nsinze urugamba, wa mwanzi Satani mba ndamwivuganye. Umfite ijuru rwose, mfite ijuru ntagombye kurikorera, ahubwo bigombye yuko nize Yesu Kristo. Ne mwakomeza mwivuga mwene data. Amen. Nanjye ndasuhuza abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa TV. Nanjye amazina yanjye asanzwe ni Musabyimana Yozefu Mugisha. Ariko ndumukiranutsi. Amen. Ndumukiranutsi mbikesha Yesu. Namenya amakuru yuko nabaye umunyabyaha kubw'igicumuro cya Adamu. Yego. Ariko kandi nza kumenya nandi makuru yuko Imana yiyunze n'abari mu isi muri Kristo Yesu. Yego. Ayo makuru nyamenye ndayizera mbihawe n'Imana. Kuri ubu ngubu nkaba ndi umwana w'Imana navutse ubwa kabiri. Amen. Mbanezerewe, mbanishimye ko mbanishimiye ko mfite ijuru. Isaha yariyo yose nava muri iyi si mbanze ko ntashye iwacu mu ijuru iwabo w'abakiranutsi. Imana ihimbazwe rero ko iduhaye akanya kugira ngo dukomeze tuganire. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane, murakoze. Ngira ngo ahari abadukurikirana bakomeje kumva amazina yanyu, ariko nabwo n'ibyiringiro byanyu, kuko nicyo cy'ingenzi. Amazina yo burya hari nabo tuyahuje, ariko ibyiringiro byo hari benshi tutabihuje. Okay, tudatinze rero, tudatindiye abaduteze amatwi ndetse n'abari kudukurikirana kuri kamera, bafite amatsiko yo kumenya ibintu bishyashya mu by'ukuri mwabazaniye, kandi nzi neza ko ibyo twabazaniye ni ibibazo bahora bibaza, ubu tukaba twaje twuzuye ibisubizo. Hari ibyo abantu bakunda kwibaza, nifuza ko mwakura abantu mu rujijo cyane. Barabyibaza n'abasaza n'abakecuru, arabakuze cyane bamaze igihe bibaza ikintu kijyanye no kwihana ibyaha ndetse no kubibabarirwa. Inzira yabyo yarayobewe, ndetse ariko n'igihamya cyabyo cyarayobekanye. Nifuza ko iyi topic ariyo turi buze kuganiraho, kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ese kwihana nyakuri Bibiliya ivuga? Nubwo hari uburyo bwinshi abantu babivuzemo, babitwigishijemo, ariko ubwo buryo twabunyuzemo tubura igisubizo cyabyo. Ariko ndashaka ko muri kano kanya noneho dusobanura ubundi kwihana nyakuri nuko Imana ivuga, ku buryo umuntu abikora. Ndashaka ko dukura abantu mu rujijo, ibyo muri buze kuvuga abantu bakabikora, bahite babona igisubizo cy'ibyo bashakaga. Kwihana ibyaha ubundi ni gute Bibiliya ibivuga? Ndagira ngo mudufashe kuri icyo kintu. Rero ikintu cyo kwihana cyakuriye impaka nk'uko nyine wabivuze. Yego. Cyakuriye impaka nyinshi cyane. Abantu bakomeza kwibaza ngo ese kwihana
hariho n'ikiganiro n'undi cyanatambutse ku ijuru n'ibikorerwa kivuga kuri ibyo bintu. Yego. Umuntu akibaza se umuntu yakwihana yakwikubita yakwibabaza ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Yego. Ariko ubundi ijambo kwihana rifite imbarutso yaryo. Rifite imbarutso yaryo kuko Imana yarigaragaje. Yagaragaje ko ijambo kwihana ari igikorwa kijyanye no guhindukira. Yego. Guhindukirira Imana hanyuma ukizera ukareka ibyo wari urimo. Ariko niyo bavuga kwihana abantu benshi bavuga ko ari ukwihana ubusambanyi, ubujura. Yego. Nubwo nabyo bidakwiriye ko umuntu abikora, ariko si icyo gikwiriye cyonyine. Yego. Ahubwo hari ikintu umuntu yakoze cyatumye aba igicibwa imbere y'Imana, cyatumye aba umwanzi imbere y'Imana. Bisa ko yihana Imana igacururuka ikamwakira nk'uwo noneho yemera. Sinzi ko wenda wabivugaho ko tubona ko hari cyabaye kugira ngo umuntu ahure n'ibyo bibazo. Kwihana ubundi kwihana nk'uko muvandimwe wari ubivuze ntabwo ari ugusaba imbabazi. Oya, nta nubwo kwihana ari ukwiyeza. Hari icyo tumenyereye Mugisha kijyanye no kuvuga ibyaha mu mazina. Ibyo nabyo nyine twakoze batubwira ko ariko kwihana. Kwihana iyo ni inzira izwi n'abantu benshi cyane. Ni nayo nzira abantu benshi batwaye. Yego. Yo kuvuga ibyaha mu mazina. Yego. Ugasanga umuyobozi runaka ukuyoboye mu icaci, ukuyoboye ugasanga pasiteri, ugasanga umuntu usenga w'umunyamasengesho, cyangwa se namwe ubwanyu mwiherereye mugasaba ngo Imana imbabazi. Abinarenga no ku rwego rwo kubibwira mugenzi wawe nawe ukavuga kuri bubibwira Imana. Ibyo rero si byo byitwa kwihana. Ntabwo kwihana ari ibyo, ahubwo yo urebye kwihana ibihembo bikwiriye ibyaha ubundi ni urupfu. Yego. Kuko Bibiliya niko ivuga mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa nyuma, abango kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Urumva igikwiriye igihano cy'ibyaha ni urupfu, ntabwo ari ukubisabira imbabazi. Igihembo cy'ibyaha ni urupfu, ntabwo ari ukubivuga mu mazina. Donc si ugusaba penetensiya, si ukwiyeza, si ukwatura, si ukubibwirana. Icyo si cyo kivuze kwihana. Abantu bafite, abantu batwaye, ibyo si byo byitwa kwihana. Reka mvuge ngo naho wabivuga ukabisubiramwo ukongera ukabivuga, iyo si inzira yo kwihana. Imana ibyo ntibyumva, ninanabizi, si n'inzira yahesha umuntu kwinjira mu bwami bw'Imana, kuko ibyo si byo byitwa kwihana. Yego rwose. Yego. Hari icyo ndi kubona tugendeye ku ijambo ry'Imana, hari urubanza umuntu afitanye n'Imana. Twareba muri Zaburi 14 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Yego. Ariko tuza no kuyibona no mu Baroma 3 kuva ku murongo wa 10. Ariko turasoma hano ko n'ibintu baba bari gusubiramo bakavuga ngo nk'uko byanditswe. Turabona urubanza umuntu afitanye n'Imana ntago ari urwo kwiba gusa, ahubwo n'urwo kurya ashidikanya, narwo ni urubanza nubwo yabikoreye. Zaburi 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. Kadusome. Twasoma. Yego. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Mu cyo umuntu agomba kwihana rero ni ukwihana ko nta n'ukora ibyiza n'umwe. Burya Imana yitubona. Twagiye gusura abarwayi, ntabwo itubona ko turi gukora ibyiza. Yitubona turi gukora ibitangaza mu izina rya Yesu, ntabwo ibona ko turi gukora ibyiza. Kubera yuko abo Yesu azavuga ati, bamubaje bati ntitwakoze ibitangaza mu izina ryawe, ntitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ababwira ati mubimbere mwahoze zibi bimwe, kuko ntabwo nigeze mbamenya. Ubwo rero urubanza ahantu ruri rushingiye ko Imana yarebye abantu iri mu ijuru igasanga nta munyabwenge urimo, nta ukora ibyiza, nta mukiranutsi n'umwe, ndetse na Pawulo akongera akabishimangira ngo ntawe ushaka Imana, bose barayobye, yaba umuyuda yaba umugiriki. Naho ikibazo kiri.
ubwo mbere y'uko abantu bumva kwihana icyo ari cyo babanza kumenya ni igiki ubundi nyirizina umuntu yihana. ngira ngo ubu niho turi kwinjira ni igiki umuntu yihana. nibyo biri buze no gutanga umurongo w'impamvu bajya bihana mu buryo butari bwo bikananirana. ni igiki umuntu yihana, ese icyo kintu cyo cyaje gite? uzi ko hano bavuze ngo bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Yego. Ijambo ry'Imana rivuze ngo bose bandurijwe hamwe, aho abantu bose bandurijwe yego ni muri Adamu. Ijambo ry'Imana rivuga ko mu Baroma igice cyaho cya 5 ku murongo wa 12, yego abadukurikiye wenda bazanahasoma, yego ariko ni amagambo avuga ngo igicumuro cyakozwe n'umuntu umwe. nuko tuvuga iki? kuko byanditswe ngo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, yego urupfu rukazanwa n'ibyaha, yego niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. urumva hano bavuze ngo abantu bose bandurijwe hamwe. kwandura abantu twese twanduye, ubunyabyaha twabwanduye igihe Adamu yamaraga gukora icyaha. Yego. Ndetse ku murongo wa 18 kuri icyo gice niko habivuga, aravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Yego. Rero iyo abantu batekereza ko kwihana ari ukuvuga ibyaha, ari ugusaba imbabazi ko nasambanye, ko nibye, ko natukanye, ko nakoze ibyo, abadukurikiye suko gukora ibyo ari byiza, ariko suko kubisabira Imana imbabazi ari byo byitwa kwihana. Yego. Ku mpamvu zuko ntugirwa umunyabyaha nuko wibye, ntugirwa umunyabyaha nuko watukanye, ntugirwa umunyabyaha nuko wabeshye, ahubwo ugirwa umunyabyaha nuko ukomoka kuri Adamu. Niho bavugiye ngo abantu bose twandurijwe hamwe. Kwihana rero, na umuntu niba yatekereza ko kwihana ari ukubivuga mu mazina, kuvuga imbuto zibyeze kuri kamere, ibyo si byo byitwa kwihana. ubundi umuntu yihana iki? icyo umuntu yihana ndagira ngo twe kukinyura ku ruhande. Itangiriro rimwe, hanyuma dukomeze tugana no ku butumwa bwiza Yesu Kristo yavuze. Itangiriro rimwe, itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 17, dusome n'itangiriro 3 murongo wa 6, tubone ibyo umuntu akwiriye, ibyo umuntu yihana. 17 handitse ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ngiki ikibazo, urubanza rwabonetse hagati y'umuntu. Ni igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, atagombaga kuryaho. Yakiryaho uwo munsi agahita apfa. Hanyuma uwo na Adamu wabwirwaga. Yego. 3:6 ngo nyuma Imana yaje kumuremera umugore imuvanye mu ngingo ze mu rubavu rwe. Hanyuma uwo mugore aza guhura n'inzoka ihagarariye Sekibi, baraganira, iramwumvisha. Imaze kumwumvisha ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari by'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Icyo nashaka kumva nabone mu rujijo rero, icyaha abantu bafite, ibyaha abantu bafite ni ibyaha bibiri. Kankubwiye ngo ni ibyaha bibiri byonyine bikomoka ku cyaha kimwe. Ni icyaha umuntu yakoze yo kurya ku giti cy'ubwenge. Yagize ingorane amenya ubwenge bumutera kumenya icyiza n'ikibi. Ubwo icyiza cyose cya muntu, yego, ni icyaha. Yego. Ikibi cyose cya muntu ni icyaha. Hari ibihamya byinshi bigaragaza ibyiza abantu bagiye bakora ntibyemerwe. Yego. Ndetse n'abahanuzi bagiye babihamya. Mika 7 mu murongo wa 4, yego, havuga yuko wenda wahasoma. Mika 7 umurongo waho wa 4 aravuga ngo umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu, urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Umuntu mwiza wo kwizerwa, umwe abantu bakunda, umwe nawe wishingikiza avuga ati ibi ngibi nibyo bizanjyana mu ijuru. Yego. Ubwo urumva ko umuntu akwiriye kwihana. Turi kugira ngo tubwire abantu bamenye icyo bihana, kuko ijambo ryavuze ngo
igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. ubwo umunsi yariye ku giti muri we hahise hinjiramo kamere y'icyaha, kandi muri kamere muntu niho havamo gukora neza no gukora nabi. ubwo gukora neza k'umuntu si igikorwa gituruka ku Mana, ni igikorwa gituruka ku giti cy'ubwenge umuntu yariye. gukora nabi si igikorwa nacyo kiri guturuka ku kindi kintu kindi, nacyo kiri guturuka kuri kamere. ubwo umuntu rero natekereza kwihana akwiye kubanza gutekereza inkomoko y'uko yabaye umunyabyaha, kuko Imana ntiri bushime ibyiza bye, kuko izi ko ibyiza bye n'ibibi bye byose ari bibiri ku imbere y'iki y'Imana. ibi tubwira ni imbere y'Imana, abadutega amatwi batwumve, ni imbere y'Imana turi kuvuga, si imbere y'abantu. niho Imana yahise ivugira ngo umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu ahanda. ko Imana yo yireba ikibazo aho cyabereye ni mu isoko ry'ikintu. uza amagambo Elisa abambaza bamubwira ibigendanye n'uko amazi arura, ntabwo akiza amazi yigeze ayavura ahereye hagati. yarababwiye ati mujye kunyereka aho bitangirira ku isoko, noneho isoko nikira mbanze mvure ku isoko, n'amazi arahita aba mazima. icyo twumvise rero mukomeza, ikintu twumvise abakomeje kudukurikirana, dusanze impamvu abantu bihana ntibikunde nuko bafatira ibintu hagati, ariko muri kubarangira aho ikibazo, aho amazi aturuka. niba mu by'ukuri amazi arura, ubwo ikibazo si ukuyacungira hagati ahari ngo niho ugiye kuyavurira, ahubwo urajya ku isoko aho amazi aturuka. ubwo rero mumaze kugaragaza neza ko ibyo umuntu yihana ni za mbuto yibonyeho, bya bikorwa bibi yibonyeho, ariko munagaragaje ko niba mu by'ukuri umuntu yihana ibibi yakoze yibonyeho, ubwo ibyiza ni uko yajya yihana n'ibyiza yibonyeho, kubera ko ibimugize byose n'ubundi byose ari ibyaha, hashingiye kuri ya kavukire akomora kuri Adamu. ibyiza bimugaragaza imbere y'Imana nk'igitovu gihanda, ubwo nabyo ni bibi. ubwo icyo nacyo ni gishyashya, kuko ubundi dusanzwe tuzi neza ko natukanye Imana imbabarire, nabeshya Imana imbabarire, narwanye nifuje. ibyo nyine ni ibintu bibi mu by'ukuri abantu batura, ariko muravuze muti niba ushaka kwatura ibyakuvuyemo cyangwa ibyo wakoze kuko ari wowe mubi, ubwo nugemura n'umuntu ubyature, nufashe umuntu ubyature nk'ibibi. ariko wenda ukomeza, niba bavuze ngo ibyiza n'ibibi imbere y'Imana byose ni bibi, ku mpamvu z'uko bituruka muri kamere. Yesu umva uko yaravuze ngo igiti nimucyita kibi n'imbuto nazo muzite mbi. ni ukuvuga ngo kuko umuntu nyirizina ari we cyaha, niwe kibazo, ngo n'ibikorwa bye byiza turi kuvuga, ariko imbere y'Imana abantu bose barayobye, abantu bose barayobye, kandi uwo muntu nawe ari mu bantu bose ntawe ukora ibyiza. niyo mpamvu no kwatura ntawe uri bujye kubibwira, kuko urajya kubibwira umuntu, kandi nawe ijambo ibyanditswe byera Imana yavuze ko bose twandurijwe hamwe, niko bavuze. nta muntu ufite titire yo kuvuga ngo we ngo hari ukuntu afite ukuntu aziranyemwo n'Imana, ngo avuye ngo muri bose. bavuze ngo ni muri bose bakoze ibyaha, muri bose barayobye. ubwo rero ndagira ngo wenda tunakomeza kuri icyo ngicyo, umuntu natekereza ko ari mwiza, urebeye inyuma aze gutekereza ko Imana yavuze ko ibyiza by'umuntu byakwemeza umuntu umeze nkawe, ntabwo byakwemeza Imana. nko mu Baroma 4 ko ngo twavuga iki kuri sogokuruza Aburahamu ku mubiri, yaba yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. rero twabonye ko bose bayobye se bakayobera muri Adamu igihe yakoraga icyaha, twese tumurimo, turi mu ntanga ze mu maraso ye. ubwo tuvukana n'ubunyacyaha, niyo mpamvu dushaka no kureka gukora ibyiza, tugasanga tubikora ko nyine biri muri twe. dushaka kureka gukora ibibi, tukibona turi kubikora kuko bibi biri muri twebwe. ko bose bayobye, bagaruka. ko bose bayobye, hari inzira ihari ko abantu bashaka kugaruka, noneho bakava mu buyobe.
aha nagira ngo dukomeze aho hantu kugira ngo tugere ku ntego kuko abantu ntibahora muri ibyo ngibyo babona inzira nyayo kuko ubundi kugaruka nyine ubundi niko kwihana nyakuri kuko urumva abantu bagerageza kwihana bashaka kugaruka noneho rero ariko bayobewe iyi nzira ibagarura kuko batazi inzira yabajyanye kure ni nayo mpamvu batamenye n'inzira yabagarura niyo mpamvu rero iyo hariho gusobanukirwa umuntu burya aba yagera ku cyo yifuzaga ubwo rubwo bamaze kumenya ko ikibazo atari ukuvuga ibyaha bakoze mu izina ikibazo si umubare w'ibyaha si n'ubwoko bw'ibyaha ahubwo ikibazo n'icyo bari cyo ubwabo kandi aho bikomora ku ivuko bakomora kuri Adamu ubwo noneho rero ijambo nyine Bibiliya ivuga ngo noneho bihane ubwo iyo ni ukugaruka ku nzira ibagarura ku Mana ubwo iyo noneho bagiye gusobanukirwa kugira ngo buri muntu wese yisange ari imbere y'Imana. Reka turebe mu byanditswe aha ibyakozwe n'intumwa 3:19 ni ibintu byumvikana rwose yego niyo twasoma icyo tukajya ku cyo kubabarirwa ariko icyo kirumvikana yego 19 wasoma reka dusome ibyakozwe n'intumwa 3:19 haravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza iturutse ku mwami Imana. Amen. Amen. Hano ni ibintu byumvikana birisobanuye ijambo kwihana ririsobanuye hano ni mwihane iyo umuntu akubwiye ngo tambuka utera intambwe abagira ngo akubwiye gutambuka icyo ari cyo rero mwihane muhindukire bivuze ko kwihana no guhindukira kuko ngo bose barayobye niko Imana yabigaragaje ndetse yabigaragaje ibyandikisha muri Zaburi yongera ibyandikisha aho Paulo yabivugaga abigaragaza ngo niko byanditswe yego noneho rero birasanga ngo ni abantu barayobye nibagaruke nibihane bahindukire bari barayobotse sekibi bari barayobotse imbuto z'igiti cy'ubwenge muri kiza n'ikibi barayobotse gukora ibyiza n'ibibi bivangavanze nibahindukire bahindukire basange uwabaruhura nibahindukire nibamara guhindukira kwihana no guhindukira yego kwihana ntabwo kuvuga ibyaha gusobanuka n'ikimenyimenyi igihe umwuka wera yazaga ko bakunda kwigishiriza aho ngaho mu byakozwe n'umwaka 2:38 ubwo umwuka wera yazaga Petero amaze kubabwira ibyabaye n'icyo umwami Yesu Kristo yabakoreye bikabacometa mu mutima bagahinda umushyitsi ngo tugire dute Imana itwemere yarabwiye ngo nimwihane yego ngo buri wese abatizwe mu izina rya Yesu ntabwo yavuze ngo nimuvuge ibyaha yego abantu 3,000 rero bose ntabwo wese yagiye ajya hariya ngo atonde umurongo avuge ibyaha nta nubwo barize byari kumara nk'iminsi 3 kugira ngo umuntu agende atondagura ibyaha hanyuma tubonye ko nanone mu gice cya kabiri n'ubundi uwabyanditse yakomeje abikurikirana avuga ati n'ubundi mu gice cya 3 ati nuko mwihane muhindukire kwihana rero no guhindukira twabona mu byanditse mu Baheburayo naho 6 iyo ukomeje hepfo haravuga ngo mwihane muhindukire kuri 20 havuga ngo iminsi nyine bavuze nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone uko iza ituruka ku mwami Imana itume Yesu ari we Kristo wabatoranyije kera uw'ijuru rikwiye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganyirizwa nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera uw'ijuru rikwiye kwakira ariko hano bavuze ngo kwihana nibyo koko kwihana no guhindukira guhindukirira ndi ubundi se guhindukira ntibivuze ko ari ugutakariza icyizere uwo wari ufite urumva abantu benshi bazi ko kujya mu ijuru binyura mu nzira yo gukora neza ry'idini ubundi urumva urakoze cyane ubundi ng'iry'idini ni ukuba umuntu azi ko azajyanwa mu ijuru n'ibikorwa bye byiza ubwo ni ukutimenya none rero bavuze ngo mwihane muhindukire
nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe. ubwo niba bavuze ngo mwihane muhindukire, nuko mukwiriye gutakariza icyizere ibyo mwibwiraga ko mukora byiza bizabahesha kujya mu ijuru. cyane ko mwabisobanuye nyine muvuga ko ibyiza by'umuntu n'ibibi byiwe ni bibi, ariko twe twabivanguraga tuvuga tuti hari ibyiza dufite nubwo hari ibibi, reka tuvuge ibibi mu izina, ariko ibyiza byo nta kibazo bifite ku Mana. ubwo rero mwavuze ko byose ari bibi, ubwo guhindukira rero byose ni ukubishyira mu mbundo, byose ko ari bibi. ntongere kubyiringira. ubwo ni uguhindukira. uhindukiriye iki? ni uguhindukira kuko bavuze ngo bihanagurwe. birahanagurwa bikuvuyeho bigiyeho ubundi. kuko ubwo urumva ibyaha bikuvuyeho, hari uwo bigiyeho. kandi uwo bigiyeho abiguhanaguyeho. ntibiteshejwe agaciro. rya sezerano umunsi wakira no gupfa uzapfa ntabwo bibujijwe, kuko igihembo cy'ibyaha ibyanditswe byera bivuga ko ari urupfu, ngo icyo gihano. none rero kwihana umuntu agahindukira bigiye niho wari ukomeje gusoma, nuko bigiye bitume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera. ubwo uwo Kristo wadutoranirijwe kera niwe bigiyeho. ibyo nta nubwo ahubwo bimujyaho uyu munsi. ni amakuru abantu tubatangariza bahora bayavuga ko bakavuga bayaca hejuru. abigisha bose bavuga ibya Kristo bazi ko Yesu yishyizeho ibyaha by'abari mu isi bose, barabizi ariko bakabitesha agaciro. Yesu rero yapfanye ibyaha by'abari mu isi bose. ni nacyo cyamuzanye, kuko marayika Gaburiyeli yaje abihanurira Yosefu, amubwira ngo uwo mwana yari yashatse kwanga kubana gutwara Mariya, fiancé we yari yakunze. aramubwira ngo rero rwose ntutinye kurongora umwari Mariya, ahubwo azabyara umwana, azaba aturutse ku mwuka wera, aturutse ku Mana, ngo uzamwite Yesu, ko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. hanyuma Yesu yaraje rero, amaze kuza ajya ku musaraba yikoreye ibyaha by'abari mu isi bose. arangije ibyo byaha ajya ku musaraba cyangwa se abambanwa ku giti, ajya mu mva, ibyo byaha yabyishyizeho, byamubazwaho byose. Petero yarabihamije, Petero 1 Petero 1:24 avuga ko ubwe yatwaye ibyaha byacu mu mubiri we. yabitwaye mu mubiri we ku giti, kugira ngo tube dupfuye ku byaha, duhere ko tubeho gukiranuka. rero abantu nibagira amahoro, nibamenye ko Yesu ibyaha byacu byose bitwaye ku giti. ibyo rero bihita bizamo iyindi nyigisho ngo abantu bakwiriye kwigishwa kwihana ibyaha, bakwiye kwishwa kwihana, ntabwo ari kwihana ibyaha. ni ukwihana, ni uguhindukira, twabibonye. kwishwa kwihana bakanabwirwa no kubabarirwa ibyaha. Yesu rero yakoze igikorwa cyo kubabarira abantu bose binyuze yuko byose yabyibazeho. ubwo birasa wari ubajije ngo bijyahe. Yesu yamaze kubyakira, arabipfira, arabihanirwa, ariko azuka ntabyo afite. azuka kugira ngo abantu bagire umugisha wo kuzabona nawe mu ijuru. ngira ngo harasobanutse. ngira ngo Pawulo nawe yarabyanditse abibwira abikorosayo igice cya 2 n'umurongo wa 14 na 15. niho bavuga 13 baravuga ngo kandi mwari mwarapfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe itubabarira ibicumuro byacu byose. iyo bavuze ngo byose, ubwo nawe urabyumva, ntubicemwe ibice, ntubishyire mu byiciro. igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. ngira ngo ahari iyo ukomeje gusoma iki gice kigenda kigaragaza uburyo hariho baravuga ngo Imana yafashe ibyo amategeko yatondaguraga byose, ibyari gutuma turimbuka, ngo urwo rwandiko Imana yarudukuyeho, ngo isiga twe turabera turabaziranenge, ahubwo irumanika
ku mutwe wa Yesu. Yesu apfa ari byo azize. Yego. Niyo mpamvu niyo abantu bitegereje umusaraba hari icyapa kiba kiriho hejuru. Noneho rero kiriya cyapa kiriho, ubundi nta muntu wagombaga kubambwa hatariho dosiye ku mutwe we bitazire, hatagira abagira ngo ahari yarenganye. Habaga hariho urutonde rw'ibyo azira ku buryo umuntu wese yatambuka avuga ati kiragapfa kabisa, nicyo kibye, nicyo cyakuyemo inda, nicyo cyaturikije ibisasu, nicyo cya. Noneho rero kuri Imana ngo yafashe dosiye y'ibyaha by'abari mu isi bose irayikusanya iyishyira ku mutwe wa Yesu. Yego. Niyo mpamvu Yesu ngo yahindutse ikivume ku bwacu kugira duhinduke abanyamugisha. Ubwo abari badukurikiye rero bumvishe kwihana icyo ari cyo. Ni ukwihana, ni ukwitakariza icyizere, ni ukutongera wo kwiyumvamo ko hari akawe karimo kazima, ahubwo byose biharire Yesu. Yesu byose niwe wabifashe, ari ibyitwa ibyiza byawe, ari ibibi byawe, byose abyishyiraho kuko byose byari ibyaha. Yesaya 53 ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, ibicumuro byacu byacumitiwe, yashenjagura gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha kwibera amahoro niwe cyariho. Kwihana rero ubwo ni ukwitakariza icyizere, ahubwo tugahindukirira imirimo Yesu yakoze. Ni ukutumva ko tuzemererwa mu byacu, ahubwo ni uguhindukira ukamenya ko hari undi wakoze ibyiza byemewe 100%, hari undi wujuje amategeko neza kuko Imana bishakaga, hari uwari umukiranutsi 100% yemera kwishyiraho ibyaha by'abanyabyaha bose kandi byose. Amaze kumujyaho rero yakira n'igihano cyabyo. Amaze kucyakira mu maso y'Imana abantu babahindutse abera. Icyo abantu batamenye rero nayo makuru, muhora mwitangaho amakuru aho musengera, muvuga ibyaha mwakoze, n'ingo zanyu mukazisenya, n'abaturanyi banyu bakabamenya, ariko ko si ukwihana. Nta n'igihano kinarimo no mu buryo busanzwe. Kwihana ni ukuvuga ngo nagomba guhabwa igihano n'uriya, noneho kugira ngo akimpereka nkihe. Uretse kubivuga ubu nicyo gihano Imana yari yahaye abantu. Oya, ntabwo ari cyo gihano Imana yari yahaye abantu. Igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Niyo mpamvu Imana yambaye umubiri irihana. Urumva abantu bakwiriye kwihana. Kuko ariya hari aho twavuze ngo kwihana no kubabarirwa bikwiye kubwirwa amahanga yose. Ubwo urumva umuntu amaze gutakariza icyizere. Hari ahantu nari mu byakozwe n'intumwa nk'igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 43, aho bavuga ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Umwizera wese niwe uzababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Ubwo bivuze oya, si icyo yakoze, si icyo yavuze, ahubwo n'umwizera. Nituvuga abantu kumwizera, imibare y'ibihumbi n'ibihumbagizi ziko yizera Yesu. Bavuze ngo umwizera ni iby'umuvandimwe wavugaga, ni ukwizera ibyo Yesu yakoze, ko Imana yamubazeho ibyaha byawe byose. None iyo umaze kubyemera gutyo, ubwo uhindukirira we nyine ukamenya ko ibyo yabizize. Akimara kubizira rero ukabyizera. Iyo umaze kubyizera rero nuko ububabariwe iki ibyaha. Kubabarirwa rero, ubwo kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Kandi uko kubabarirwa kuri Imana yari yavuze ko itagomba kubabarira abanyabyaha hatamenetse iki amaraso. Tubona ko Kristo Yesu agiye ku musaraba abazweho ibyaha byacu byose, abazweho ibyaha byawe wowe dukurikiye, nuko yanamennye amaraso. Amennye amaraso nuko Imana ibitanze imbabazi z'ibyaha by'abari mu isi bose. Ibyo rero ubyizere, nubyizeza umutima wawe urabubabariwe. Wababariwe kera, ni ukumenya amakuru y'ibyo byakozwe, ibyo bijye byakubaho, ujye waruhuka, ujye wakubera byarakozwe kera. Twe turi kubwira abantu amakuru gusa y'ibintu byagize gute byaba, ngo bihane bahindukira ibyaha byabo bihanagurwe, byahanaguwe kera, ahubwo ni bihane bihanagurwe mu ntekerezo zabo. Ariko Yesu ni mwiza rero, Yesu ni mwiza cyane. Yamaze kwikorera ibyaha byacu, yarabirangije. Abirangije aragaruka aza kubonekera abigishwa be. Arabibabwira ati noneho reka mbabwire amakuru nubwo mwari muyazi. Reka tuhasome tugana no ku musozo. Yego rwose. Ibyo yavuze imbabazi ni nyinshi cyane, yagarutse no kubivuga. Nuko aravuga ati, turasanga muri Luka 22 nkuko bivugaga,
46 na 47 ko ibyo bigomba gutangarizwa amahanga yose ko yamaze yego gutwara ibyaha byacu mu mubiri we. Yego. Ibyo tukaba tugomba kubimenya. Noneho kwemera ko yatwaye ibyaha byawe mu mubiri we bivuze ko ubaye n'intungane ko nta byaha bikuriho bifite aho byagiye. Yego. Hajemo n'icyitwa kuba intungane. Yego. Rero uwigira intungane uwo nguwo wari yagize Imana inyabinyoma, ariko uwemera ko Yesu yamugize intungane wabigizwe, uwemera ko Yesu yatwaye ibyaha bye yego akabitwara mu mubiri we hanyuma akabihanirwa, igihano yakirangiza Imana ikamugororera kuzuka. Uwo nguwo ababaye intungane kuko abazi ko ibyaha, abamenye ko ibyaha byariho byagiye. Kubihakana rero niho kwita Imana inyabinyoma. Nawe yavuze yuko azihakana amwihakana. Reka turi uko yaje kubibwira abandi, hanyuma tugana no ku musozo buri wese atubwira muri makeya icyo yumva yatangaho inama wumvise kino kiganiro. Luka 24:46 wenda dore 45 24:45 maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ati niko ibyanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Yego. Kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yeruzalemu. Amen. Amen. Kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Ni inkuru y'agakiza bagomba gutangaza. Bagomba gutangaza ko bagomba gutangaza yuko Yesu yakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Kuko twumvise ko dukurikije amategeko, mwenda datera amaze kubivugaho, ngo dukurikije amategeko amaraso atavuye ntago haboneka imbabazi z'ibyaha. Niko Imana yabigennye, ibabarira ari uko havuye amaraso. None havuye amaraso atagira inenge, nta nandi yava ngo yemerwe yaruta ya Yesu. Ubwo ayo maraso amaze kuva yabaye ikiro cy'ibyaha. Ubwo Yesu amaze guhanwa, abantu babonye gukiranuka, ubwo babonye imbabazi z'ibyaha. Noneho rero hari n'ibyo Yesu yasize avuze. Kwihana rero ni ukuherero. Yavuze ngo nkuko Mose yamanitse inzuka mu butayu, wirebyeho agakira, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone guhabwa ubugingo buhoraho. Iyo wizeye ko yazize ibyaha byawe, ubwo uba ubonye ubugingo buhoraho, uba ubonye imbabazi. Ubwo kumwizera niko tubwira abantu, iyo wizeye Yesu uretse kwizera bya bindi wari urimo, ukaba wihannye uhindukiriye Yesu, hanyuma iyo umaze kumenya ayo makuru ugatangarizwa yuko Yesu yapfuye azira ibyaha byawe, nibwo uba ubwiwe ibyo kubabarirwa. Nk'uko n'ubundi umuhanuzi ngira ngo ni Zakariya yavuze yuko yahanuye iby'umwana we Yohana ko azatangaza inkuru ko iby'agakiza ari ukubabarirwa ibyaha by'abantu. Ubwo agakiza, kubwira abantu agakiza ni ukubabwira ko ibyaha byabo babibabariwe, si ukubabwira ngo babivuge. Rero nsa n'usoza njyewe wenda nsa n'ugira abantu inama bareke ibyo barimo, nibizere ko Yesu yatwaye ibyaha byabo akabihanirwa, hanyuma nibabyemera barahita bataha ijuru, kuko baragira ubusabane na Yesu, kuko yavuze ngo umwizeye ababonye ubugingo buhoraho, kandi ubugingo buhoraho ni ubuzabaho itekaho ryose mu isi no mu ijuru. Nawe wagira icyo usoreza ku bari badukurikiye? Icyo nabwira abari badukurikiye ni uko bagomba kwihana, kandi kwihana ni ukwemera ibyo Yesu yakoze. Wowe uri mu kuvuga ibyaha byawe, uvuga ngo Imana imbabarire kubeshya n'ibindi, ibyo byo wanabireka ni byiza, ariko ihane. Kwihana ni ukwemera ko igikorwa Yesu yakoze gihagije kugukuraho urubanza rw'ibyaha. Imana ishimwe. Mwakoze cyane kudukurikirana. Rero ngira ngo hari mwabisobanukiwe ku rwego rundi mutabitekerezagaho. Bababwiye ko icy'ingenzi ari uguhindukira. Batanze igisobanuro cyo kwihana ko no guhindukira. Hari uburyo wumvaga ibintu,
hari ibyo watekerezaga ibintu, hari ukuntu wakoraga ibintu, hari ukuntu wabyumvaga muri makeya, hari ukuntu babikubwiye, ariko nanone hari icyo ijambo ry'Imana ryakubwiye, none bakubwiye ngo hindukira, va kuri iyo mitekerereze yawe. Niba mu by'ukuri usanzwe uzi neza ko Yesu yapfuye, mbese si we yapfiriye, ntabwo yari umunyabyaha Yesu, niwizera ibyo ngibyo ubu ntabwo uzaba ukiyizeye. Uko niko guhindukira. Reka kwirebaho, reka kwitekerezaho, ahubwo tekereza ku cyo Yesu yagukoreye. Ibyo byonyine biraza kuguhesha kubana n'Imana iteka. Mwakoze cyane rero, kandi turabakunda. Ubwo mwakomeza kudukurikira nyine kuri channel yacu ni Ijuru Ntirikorerwa, no kuri Facebook ni Ijuru Ntirikorerwa, ariko mwifuza ko twabashyira no kuri group ya WhatsApp, nanone twabashyiraho 078271 indi 8229. Murakoze cyane, nakagaruka ku bindi biganiro byacu. Amen. Amen.